n'ibiteye ubwoba ariko ni byiza ko tubiganiraho. Buriya abahanga bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye ngo nibonaho ibi bimenyetso uzamenye ko ugiye gupfa. Urupfu ni kimwe mu bintu by'amayobera kandi biteye ubwoba ku bantu benshi. Kuva mu bisekuru bitandukanye ikiremwa muntu cyagiye gikora ibishoboka byose ngo gisobanukirwe ibyerekeranye n'urupfu, ariko kugeza ubu biracyari ihurizo rikomeye. Icyakora hari ubushakashatsi bwagiye hanze bwerekana ko burya amazuru yacu ndetse n'inzungano z'impumuro, ibyo bita sense of smells, ari byo bice by'umubiri bifite urufunguzo rukomeye ku bigendanye n'urupfu, cyane iyo ruri kudusatira. Amazuru nicyo gice cyonyine ku mubiri gifite ubushobozi budasanzwe bwo kumenyesha ko turi gusatira urupfu. Ibi bikubiyemo kuba amazuru yawe ashobora kumenya ko mugenzi wawe agiye gupfa, ariko kandi akanamenya ko nawe ubwawe ugiye gupfa. Burya ngo umuntu ugiye gupfa atangira kubura impumuro mu mazuru ye ku buryo nta kintu na kimwe kimuhumurira cyangwa ngo kimunukire, kandi nta kindi kibazo cy'uburwayi afite. Abahanga mu bya siyanse y'ubumenyamuntu bavuga ko iyo umuntu agiye gupfa umubiri we usohora impumuro idasanzwe ku buryo umuntu umwegereye ashobora guhumurirwa urwo rupfu rwe. Iyi mpumuro idasanzwe ntabwo abantu bose bahita bayumva 100%, ariko abantu bose ntabwo abantu bose bahita bayumva 100%, kuko buriya kuko abantu benshi ntabwo baba banabyitayeho cyane, ariko hari bamwe bahita babitahura ako kanya rwose ko umuntu agiye gupfa cyangwa nawe ubwe kagiye gupfa. Ibi ngo kandi ngo bikorana n'amarangamutima ya muntu, binatuma byanze bikunze iyo umuntu agiye gupfa umuntu we umuri iruhande atangira kubyiyumvamo, ariko byose bigahera ku mazuru nyuma bigakomeza mu byiyumviro bye. Aba bahanga kandi bakomeza bavuga ko nubwo ushobora guhumurirwa urupfu rwa mugenzi wawe, ariko nanone nawe ubwawe ushobora kumenya ko ibyawe bigiye kurangira. Burya ngo nutangira kunanirwa guhumurirwa cyangwa kunukirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, uzamenye ko ibyawe bishobora kuba bigiye kurangira. Bihita binatujyana ku kindi kibazo twabajijwe n'umukunzi wacu ngo tuzagane kuri biriya bintu bakora abantu muri laboratwari, kuko muri iyi minsi hari abantu bagenda mu nzira mu bihugu byateye imbere bataravutse, ahubwo barakozwe muri laboratwari. Hari byinshi ushobora kumenya kuri ibi, umunsi ku wundi usanga hagenda haba ibintu bishya, ariko wanareba impamvu yabyo ukayoberwa iyo ariyo. Nko kumva ko mu bihugu bimwe na bimwe batangiye gukora abantu benshi bumva ari inkuru z'ikinyoma, ariko nyamara ni ibintu ngo biriho nubwo bitarasakara cyane. Mu ntangiriro z'imyaka y'1900 hajyaga hasohoka inkuru zavugaga ko ku isi hazaza igikoresha abantu bazajya bavuganiraho batari kumwe. Ubwo ni telefone bavugaga, abantu bakumva ari inzozi ndetse bitanashoboka. None uyu munsi ntabwo bikiri inkuru, ahubwo inkuru nuko waba udafite telefone. Inkuru nk'izo wasangaga ku ikubitiro zigenda zivugwa n'abantu twakwita abapfumu cyangwa se abahanuzi. Wasangaga bavuga ibintu bizaba, ariko rimwe na rimwe bikitwa ubujiji. Hari ibintu rero kandi bitangazwa n'abashakashatsi nabwo ntibihabwa agaciro, nubwo umunsi umwe birangira ibyo bavuze bigeze hanze. Reka twigarukire ku byagiye bivugwa n'abahanuzi cyangwa se abapfumu bagendaga bavugaga iby'ahazaza. Aha turagaruka cyane ku mukecuru wamenyekanye cyane witwa Baba Vanga, ndetse turebe kuri bimwe mu byo yavuze mu mwaka 2023. Uyu wavutse bakamwita Vangelia Pandeva Rushtorova, ariko aza kumenyekana cyane nka Baba Vanga. Yavutse tariki 31 Mutarama 1911 mu gihugu cya Bulgaria, ndetse aza gutabaruka kwa 11 Kanama 1996 afite imyaka 85. Uyu mugore rero yari afite ubushobozi bukomeye bwo kuvumbura ndetse no gutangaza ibizaba ahazaza. Byinshi muri byo yavuze rimwe na rimwe bigorana kubimenya byose, kuko ntaho yandikaga ibyabaye, ahubwo we yaravugaga haba hari uri aho hafi akabifata mu mutwe cyangwa se akabyandika. Bivuze ko we ku giti cye
nta hantu na hamwe yanditse ubuhanuzi bwe, ahubwo ababwumvise nibo babwandikiraga ahantu bakabwandika. uyu wamaze igice kinini cy'ubuzima bwe yarahumye amaso yombi, bivuga ko yatangiye guhanura byinshi akimara gupfa amaso, ndetse byanavuzwe ko umuyaga wa serwakira ari wo wamuhumye amaso ubwo umunsi umwe wamuzengurutse ari mwinshi cyane. ubuhanuzi bwe bwatangiye avuga ibintu bijyanye n'agace yaturukagamo, ariko mu minsi mike yatangiye kujya anavuga ibizaba ku isi mu myaka izakurikiraho. abantu benshi rero batangiye kujya baza kumusura umunsi ku wundi, cyane cyane ababaga baje kumva ubuhanuzi bwe. yari yaravuze ko hazaba intambara ya kabiri y'isi, byaje no kugeraho ubwo ubushobozi yari afite butuma leta imugenera umushahara buri kwezi. kumenya ko ubuhanuzi bwe bwatitije benshi nuko wamenya ko byagezaho inzego z'ubutasi mu Burusiya zari zizi nka KGB zagezaho zikamusura. yamenyekanye kurushaho amaze gupfa mu mwaka w'1996, kuko noneho abantu batangiye kwegeranya ubuhanuzi bwe babwandikamo ibitabo, ndetse ubundi bushyirwa kuri internet. urupfu rwe rwitabiriwe n'abantu benshi, ndetse ubu inzu ye yahindutse inzu ndangamurage. Baba Vanga bivugwa ko yahanuye ibitero byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2001 wa 11 Nzeri, ivuka ry'umutwe wa leta ya Kisilamu ndetse n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. ibi byose byabaye yaramaze gupfa. uyu rero ubuhanuzi bwe bwasize umwaka wa 2023, ari nabwo tugiye kureba. uyu mukecuru yavuze ko muri uyu mwaka hari igihugu gikomeye ku isi kizagerageza ibitwaro by'ubumara ku kiremwa muntu. bivugwa ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bazaburira ubuzima muri ubu bushakashatsi bwo kugerageza ibi bitwaro. nyamara nubwo biri uko, amategeko y'umuryango w'abibumbye abuza ibihugu cyangwa se abantu ku giti cyabo kugerageza intwaro z'ubumara ku bantu. umubumbe w'isi ushobora guhindura umurongo wagenderagamo. ibi bibaye impamo ngo bishobora kuba akaga gakomeye ku kiremwa muntu, kuko isi ihinduye umurongo wayo bishobora gutuma habaho kwegera izuba cyane, bityo ubuzima bugasigara bumeze nk'ubudashoboka ku isi. kubyara bizatangira kugabanuka muri ubuhanuzi ngo bushobora no kuba bwaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Baba Vanga yavuze ko igikorwa cyo kubyara mu buryo busanzwe gishobora kuzahagarara, ahubwo abantu bakajya bakorerwa muri laboratwari aho kubyarwa mu buryo bwa kamere nk'uko bisanzwe. bivugwa ko abategetsi b'isi aribo bazahitamo umuntu uzajya uvuka, uko azaba ameze, ndetse n'imyitwarire agomba kuzajya bafite. mbese bizajya bimera nk'uko bakora urukweto mu ruganda bakaruha ibara ndetse n'ingano bashaka. kugira ngo bemere kuri ibi, ukuri kw'ibi ni uko wamenya ko abategeka isi bagiye bagabanya cyane kubyara kw'abantu. mu mwaka w'1955 havukaga abana 36.9 ku bagore 1000. none ubu uyu munsi havuka abana 18.5 ku bagore 1000. bivuze ko mu myaka izaza bizageraho ntihagire abana bashya bavuka, ahubwo abantu bakajya bakorwa muri laboratwari gusa. ikindi yavuze ko mu bihe bizakurikira kandi Baba Vanga yavuze ko guhera muri 2025 umugabane w'Uburayi uzatangira gushiraho abantu ku buryo bizageraho ugasigara udatuwe mu mwaka wa 2028. yavuze ko ikiremwa muntu kizagera ku mubumbe wa Venus, ndetse muri 2033 ingano y'amazi ku isi ikaziyongera cyane. isi hose ndabona kimwe mu bikoresho by'ibanze byifashishwa mu muhango wo gusezera umuntu wapfuye. twariho n'ubundi tuganira ku bijyanye nabyo. rero ku gutunganya umurambo wapfuye, kohereza ubutumwa bw'akababaro ku babuze ababo, gutegura ahakorerwa ibikorwa byo gushyingura, ndetse no kugeza umuntu ageze kumva. aha hose indabo zirifashishwa. ariko se mu by'ukuri indabo zisobanura iki ku muntu wapfuye? akenshi iyo umuntu apfuye mu rwego rwo kutazamwibagirwa, abantu babikora mu buryo bwinshi. hari abubaka imvi ikomeye bakayubakira neza ku buryo bizahoraho. hari abubaka ishusho y'uwapfuye stati
kugira ngo unyuze aho wese ajya amenya uwo muntu yarinde cyangwa yapfuye ryari. Nyamara byose mu gihe cyo kwibuka wa muntu nyuma y'imyaka myinshi bakomeza kuzana indabo bagashyira. Ariko se ibi byose biterwa n'iki? Indabo zisobanura ubuzima. Ibidukikije ubusanzwe nibyo bituma umuntu abasha kuba ku isi ahumeka ndetse akabasha no kurya. Kuri iyi ngingo rero hanini turavuga ibimera ari naho indabo zibarizwa, ariko kandi hakaza n'amazi. Kimwe n'abantu rero indabo burya nazo ziramera, zigakura, zigasaza, ariko kandi na nyuma y'uko zishaje zigira n'akandi kamaro gatuma ubuzima bukomeza, cyane cyane mu butaka. Guhuza urupfu n'indabo ni ikimenyetso kigaragaza ko nubwo umuntu aba yatuvuyemo ndetse urupfu rukadushengura, haba hakiri ubuzima kuri twe dusigaye ku isi. Ni ikimenyetso cyerekana ko twe dusigaye tugifite igihe cyo kumenya ubwiza buri ku isi, ariko kandi bikanatubera n'umwanya wo kwibuka iyo roho iba yatuvuyemo. Ubundi nta magambo yasobanura agahinda. Iyo twatakaje umuntu akava mu buzima biragora kubona icyo uvuga ngo wumve uruhutse cyangwa se usobanure neza ibyabaye. Niyo mpamvu rero kwifashisha ibimenyetso runaka, cyane cyane indabo, ari uburyo bwiza bwo kuba hafi uwabuze umuntu yakundaga. Kubwira umuntu ngo komera, ihangane, burya ntibiba bihagije, ahubwo ikintu runaka umuhaye uba umweretse ko wifatanije nawe, bitabaye ngombwa kuvuga amagambo, uvuga ijambo iryo ari ryo ryose. Gushyira indabo kumva kandi burya ngo byerekana urukundo ndetse n'icyubahiro duha uwatuvuyemo. Gushyira indabo kumva kandi burya ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko uwo muntu ukomeje kumwibuka, biruta cyane gukora ibirori runaka byo kwibuka uwo muntu, kuko kugenda ukahashyira ikintu runaka ari iby'agaciro gakomeye kuruta ibindi byose. Ariko kandi gushyira indabo kumva ni umuco umaze igihe kinini, nubwo ari umuco watangira mu burengerazuba bw'isi, waje no gukomeza mu bindi bihugu, cyane cyane bitewe n'ubukoroni. Niyo mpamvu usanga hari ibihugu bikora uyu muhango bidasobanukiwe neza, ahubwo bakabikora kuko babibonye ahandi cyangwa se ku mateleviziyo. Turacyari kumwe ni Guta.